iyindi critère nuko iya nyuma ariko iyo iri very sensitive cyangwa se igigorana cyane tujya dugira ubushishozi niko bavuga mu kinyamurenge bwo kumenya koko nimba famiye y'umwana batishoboye kabisa. Ibibazo umukecuru yazaga adindira mvuye ku ishuri akanicaza ngasanga yatetse, nakundaga agatoki n'umuceri igitoki, ngasanga yatetse akambaza amakuru y'ishuri bimeze gute, akanicaza mpaka igihe ndangiza gukora amadevoir yose nari mfite. Umukecuru atize tukabona kuryama. Mbese ndavuga degree yanje mfite nabonye hano muri iki gihugu ya bachelor's degree ni ya mukecuru. Iyo yakoze examen ya nyuma akabona amanota mabi adashobora gutuma agenda muri universite, urumva twebwe natwe nta bushobozi dufite bwo gukomezana nawe kuko hari amanota aba agenewe kugira ngo ama universite hano amwemerere gukomeza n'ishuri. So nayo makritere dufite. Iyindi kritere nuko umwana ufite ababyeyi bafite n'ubumuga nabo turabafasha. Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muherereye mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana, turabashimiye muri ab'agaciro kuri twebwe. Hanyuma kuri mikoro ni Musore Kibinda, ariko sinije nyine, ndi kumwe na bagenzi banje batandukanye. Je nturutse ku Ihora TV. Hanyuma reka buri muntu wese avuge channel yiwe n'amazina yiwe, tuze kwiyegereza umutumirwa wacu tuganire ikiganiro. Murakoze. Mu mazina nitwa Ndora Joyeuse, nkorera ikinyamakuru cyitwa Mama Mulenge. Murakaze. Yego nanje nitwa Shuka Alice Mwiza, nkorera kuri Mama Mulenge. Yego murakoze cyane, ni Zahabu, nkora kuri Zahabu na Janvier TV. Mbahaye kaze mwese. Hanyuma twishimiye kwicarana n'umutumirwa wacu, ntabwo turibuze kumuvuga izina, araza kwivuga wenyine. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane mwese kandi nishimiye kubabona no kubamenya, tuza tubabona gusa mu makuru. Yego. Ariko ndanezerewe kubabona mwese. Asante. Banita Dr. Faraja Kundabantu, nk'abandi mubyeyi w'abana 4 b'abakobwa, abashatswe mu Bashombo, abasinzira Bashombo. Umutware wanjye akaba yitwa Denis Horaho. Hanyuma kubera ko hano dukurikirana n'abantu benshi bavuga indimi zitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye, n'imishi ivuga Igifaransa n'Icyongereza n'Igiswahili, n'Iringara. Uwo kwipresenta mu Cyongereza? Yego, my name is Dr. Grace Faraja and I am a mother of 4. My husband is Denis Horaho. My husband's family, where he comes from, is from Basinzira, Bashombo. And I am a daughter of Abongera. Yeah, but I currently live in Georgia, Atlanta. Urakoze cyane. Hanyuma Dr. Faraja ni muntu ki mu buzima busanzwe no mu buzima bw'umurimo wa buri munsi? Mu buzima busanzwe bwa buri munsi ndi umubyeyi, ndi umumama, ndi umugore, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba kandi nkorera n'abana bacu b'abakobwa. Ni ukuvuga ati ndavugira ubuzima bw'abana bacu b'abakobwa buri munsi mu biciye mu nzira yo kubashakira uko biga. Yego. Hanyuma Dr. Ni ryari umutwaro waje kuvuga ngo utangire gufasha abana b'abakobwa? Byatewe n'iki? Ni irihe somo zaguhaye bituma utangira kwigisha abana b'abakobwa? Ikibazo cyiza cyane kandi muri ino minsi maze ndimo ndafasha abana b'abakobwa, ndashima Imana kuba narakuriye mu muryango w'abakristu. Ababyeyi banje bombi navutse bari mu murimo w'Imana. Noneho ejo bundi umubyeyi wanje papa Bishop Simon Kundabantu yatwibukije n'ejo muri event twari dufite ya Beatrice, yatwibukije
aho umutwaro watangiriye. Njye nari nzi ko umutwaro watangiriye nyine igihe natangiye kumenya ubwenge, igihe nagize ibibazo byo kwiga, ariko atwibutsa aho umutwaro watangiriye, avuga yuko twari Kinshasa, noneho mbaza papa, ndamubaza ngo se kubera iki mama wanje atazi kwiga, atazi gusoma no kwandika. Noneho papa aransobanurira ibibazo by'iwacu ruguru, abana b'abakobwa ntabwo baza biga, ahubwo icyo bakora kenshi barabasunika mu kugenda gushakwa. Atubwira nyine amateka y'ukuntu abana b'iwacu basizwe inyuma. Noneho ngo ndamusubiza ndamubwira ati ngo njyewe nziga kandi nzafasha abana bacu mu kubigisha. Anibutsa yuko atwibutsa twese yuko ari cyo gihe natangiye kugira uwo mutwaro, namenye impamvu n'ibibazo by'iwacu, ukuntu abana b'iwacu b'abakobwa basizwe inyuma, kandi ko nabiboneye biciye mu mubyeyi wanjye mama. Nari nagize ikibazo mpaye mubaza impamvu ki atazi gusoma no kwandika. Bakunzi bacu mukomeje kudukurikirana, dukomeje kubashimira. Uyu ni umuyobozi mukuru wa African Girl Hope Foundation. Twagize icyifuzo kugira ngo tumuganirize uyu munsi wa none, aho turi kuganira ku mushinga wabo cyangwa se umutwaro bafite n'ishyirahamwe ahagarariye ryo kwigisha abana b'abakobwa. Ariko mfite ikibazo kigira giti: ese kubera iki washingiye ku bakobwa utashingira ku bahungu, kandi umuryango Nyamurenge twubakiye ku bahungu cyane? Byatewe n'iki? Iyo niyo mpamvu yatumye ntangira gufasha abana b'abakobwa, kubera ko ubwoko bwacu twakunze cyane abana b'abahungu mbere. Muri iyo myaka ya mbere cyane cyane nakomeje kumenya amakuru y'uko umwana w'umukobwa ageze imyaka 14 abe n'13 baramusunika gushakwa. Noneho ikintu cyambabaje muri ayo makuru ni uko ngo bazaga babwira umwana bakamutwara mu nzu y'iyindi famiye, ngo niho agiye gutangira kuba, atazi n'umuntu agiye gushakana nawe, ataramubona n'umunsi n'umwe. Hari umubyeyi wambwiye amakuru ngo yaragiye bamusiga muri iyo nzu, noneho asigara arimo ararira ngo arashaka gusubira iwabo. Urumva bene uwo umubabaro, umwana ufite imyaka 14, ko ntekereza umukobwa wanje ubu nyine uko ameze, ngo ndamufashe ngiye kumusiga mu yindi nzu, umwana atazi n'icyo agiye gukora. Byarambabaje cyane cyane nuko nanjye nanyuze mu bibazo zo kubura amafaranga yo kwiga, cyane cyane ngeze muri iki gihugu cya Kenya. Ni ukuvuga ati naje gusanga abana b'abahungu nibo bashyize imbere cyane. Urebye no mu mateka ubu nyine abana b'abakobwa bahari bize bafite n'amashuri yo hejuru ntabwo ari benshi. Mu bwoko bwose dufite bw'iwacu b'Abanyamurenge, dufite abana abadamu 4 gusa bageze mu mashuri yo hejuru. Amashuri yo hejuru mvuga ni doctorat. Ni ikintu giteye isoni. Nagize ibibazo byinshi, uranyihanganira. Bitari ibanga washatswe ryari? Impamvu wawe utinya ko imyaka ari mike batuma babomboka cyangwa se bakora amakwe, wowe washatswe ryari? Njyewe nashatswe mfite imyaka 27. Yego. Mu Kinyamurenge ndagira ngo umuntu wese yumva yavuga ko nari narajinze. Ntabwo nari narajinze. Kandi iryo jambo ndaryanga n'umutima wanje wose. Na niyo mpamvu iyo abana bacu bakomeza kumva nyine ngo imyaka 25 yageze, ugasanga umwana atangiye kugira insecurity mu nzu. Ugasanga ababyeyi bamwe bagatangira kuvuga bibaza ese n'ubu nta waza kubaza, cyangwa se abantu bo muri famiye ese nta muntu aza kumubaza, ariko ntibabone kwanza icyo umwana arimo arakora. Nimba umwana ari mu ishuri ntibabona imbuto izamuvamo y'ishuri
ariko bakabona gusa yuko gushakwa ari cyo kintu cya mbere. Jewe papa wanje na mama wanje kandi ndashima Imana yuko yampaye ababyeyi bankundishije ishuri nabo. Turi muri iki gihugu barambwiye nurangiza lisansi yawe cyangwa se bachelor's degree ari uzatubwira ibintu byo gushaka. Nta n'ibyo nari mfite ngo ngiye nashakaga kwiga nkomeze. Ngira n'Imana ngira n'ababyeyi bari bakunze ishuri, nubwo mama wanje cyangwa se mukecuru atigeze yinjira mu ishuri, ariko ndashima Imana iyo ngeze kuri mukecuru nza numva amarira. Impamvu njya numva amarira buri gihe nuko turi muri iki gihugu nk'abarefugee nk'abandi, nk'ubu buzima bwose n'abandi banyuramo, mu buzima bugoye twabayemo bwo kubura amafaranga y'ishuri kugira ngo nige ndangize. Mukecuru yazaga adindira mvuye ku ishuri akanicaza, ngasanga yatetse. Nakundaga agatoki n'umuceri, igitoki, ngasanga yatetse, akambaza amakuru y'ishuri bimeze gute, akanicaza mpaka igihe ndangiza gukora amadevoir yose nari mfite. Mukecuru atize tukabona kuryama. Mbese ndavuga degree yanje mfite nabonye hano muri iki gihugu ya bachelor's degree ni ya mukecuru. Urakoze cyane, ntaguciye mu ijambo, bisengera akabazo kuba nkubaze. Ino shirahamwe uhagarariye ya African Girl Hope Foundation, hari abantu benshi badukurikirana batekereza se mushingira kuki kuva ngo mufate umwana w'umukobwa, muhera kuri ihe myaka, muhera kuri iri shuri, mbese muri makeya nk'abantu bafite abana nabo badafite ubushobozi. Ikindi cyongeyeho sorry kibabaje cyane cyane community yacu y'abanyamurenga benshi bari mu nkambi kandi bafite ubushobozi bukeya. Nkamwe kabahagurukiye kuvuga ngo mufashe abana b'abakobwa kugira ngo mubigishe, mubakure mu bujiji cyangwa se mubakure muri miriya ya kera yo gushakwa, mushingira kuki, muhera hehe, na ya masomo mufatiraho? Ibyo dushingira ko mu gufata abana cyangwa se icyo twita recruitment y'abana b'abakobwa abo dufasha, icya mbere amakritere ni nka 4 cyangwa se 5, ariko manini 3, nuko umwana aba ari imfubyi y'ababyeyi bombi cyangwa se umubyeyi umwe. Icya kabiri dugafata kuva muri primaire gushika muri universite, ariko igihe umwana yarangije secondaire amanota yiwe niyo azatuma tukomezana nawe, kuko iyo yakoze examen ya nyuma akabona amanota mabi adashobora gutuma agenda muri universite, urumva twebwe natwe nta bushobozi dufite bwo gukomezana nawe, kuko hari amanota aba agenewe kugira ngo ama-universite hano amwemerere gukomeza n'ishuri. So nayo makritere dufite. Iyindi kritere ni uko umwana ufite ababyeyi bafite n'ubumuga nabo turabafasha. Iyindi kritere ni uko iya nyuma, ariko iyo iri very sensitive cyangwa se igigorana cyane, tujya dugira ubushishozi, niko bavuga mu Kinyamurenge, bwo kumenya koko nimba famiye y'umwana batishoboye kabisa. Ibibazo ni byinshi abantu benshi bafite, ariko ujya ubona wa wundi vraiment yaburiwe uburyo, ubona nawe koko niwe ashobora gufashwa muri icyo gihe. Nayo makritere yacu tugendera ko, ariko procedure nuko buri muntu wese, buri umwana wese n'umubyeyi agomba kuza kuri biro, ari amaformulaire bagomba kuzuza n'ibibazo bababaza bya assessment kugira ngo tubafate. Urakoze cyane. Hanyuma uyu mushinga wanyu cyangwa se ishyirahamwe ryanyu riri mu bihugu bingahe kuri none? Uyu mushinga wacu ugeze mu bihugu 5 ubu nyine. Turi hano muri Kenya, turi mu Burundi, turi mu Bugande, turi no mu Rwanda no muri Congo. Yego. Abo bose bahagarariye muri ibyo bihugu murakorana kandi bashira raporo muri wowe. Akabazo k'amatsiko,
bose bakontorera rimwe. urumva muri ibyo bihugu byose hariho ama ekipe yacu cyangwa se ababihagarariye. Yego. urumva hano muri Kenya niho hariho ofise nkuru ihagararira n'ibindi bihugu byose, ni ukuvuga bihagarariye ibihugu byose muri Afurika. So timu ya hano niyo ikurikirana n'ibindi bihugu byose cyangwa se abakozi bacu bose bari mu bihugu bitandukanye. So urumva rero aba hano nibo nkorana nabo mbese mu minsi yose, nabo bagakurikirana ibindi bihugu uko bakora. Reka mbaze ikibazo cya nyuma, hanyuma mpeze bagenzi banje naje baze kubaza ikibazo. Muri kino kinyejana cyangwa se niyo myaka turimo, iwacu hari intambara kandi ibibazo bikomeje kuba byinshi. Uyu munsi wa none uzi ubitekereza ugatekereza ku bana bari ruguru? Iwacu hari intambara kandi intambara yatangiye nanjye nanyuzemo. Nanjye urumva ndi survivor w'ibyo bibazo byacu twanyuze birimo biraba n'ubu nyine. Rwose turabitekerezaho. Ikimenyimenyi cyangwa se icyo nashaka kubabwira ni uko igihe natangiye African Girls Hope Foundation natangiriye iwacu n'abana 100. Tangira iwacu iri ruguru n'abana 100. Mbere uko ngenda mu bindi bihugu byose ni iwacu natangiriye. Dufite abana 100 hariya i Bukavu, tukagira n'abandi 200. Ni ukuvuga ati ibibazo byacu biri ku mutima kandi mu buryo bukomeye. Ikivuzo cyanze nuko nubwo hariho igihe baza bageraho bakabanza kwanza gusiba ishuri, ariko ntago bintera abinivunje moyo cyangwa se ntago bimbuza gukomeza gufasha abana ku mashuri. Igihe babonye uko bakomeza kwiga, turakomeza kubafasha rwose. Ni nkaho nikunze cyane ariko nta kibazo. Aka kabazo k'amatsiko dukomeje kukabazwa n'abantu benshi cyane iyo dukoresha ibiganiro nk'abantu bahagarariye imishinga. Hari ikintu kimaze kuba kunaniza abanyamurenge, kamvugemo gutyo. Ndabizi ko dukurikirwa n'abanyarwanda n'abarundi n'abandi benshi bumva ururimi rwacu, ariko cyane cyane muri community yacu murambabarira kuvuga gutyo, n'abandi bumva uruno rurimi nabo baragikora cyane. Hari ukuntu abantu baba bavuye nko hanze bakaza bakavuga ngo dushakire umuntu udufasha muri ino system kugira ngo dufashe abana b'imfubyi cyangwa abana batishoboye, hanyuma akagenda akagura nk'imifuka nk'ibiri ya kawunga, akakubwira ko nje nagiye mbibamo narabibonye, ufotorera bino bintu use nkaho bigize cyane kugira ngo bigaragarire abazadusapotinga. Ese nk'icyo kintu muragitekereza nkamwe cyaba cyarababayeho, cyangwa kubera ko mwebwe mufite umwihariko wanyu, mufite system mubikoreramo ku buryo rubanda rugari rutabanyuzamo ijisho, wenda bakavuga ngo namwe niyo business murimo? Urakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi ni byiza cyane cyane kuvuga bene izo challenges mukomeza guhura nazo z'abantu batandukanye. N'impamvu yo kuvuga bene izo challenge ni kugira ngo nibitagenda neza biveko abantu bakomeze gukora neza. None rero jewe sinza nkurikirana ibyo abandi babakora, njya nkurikirana umuhamagaro Imana yampaye. Ni ukuvuga ati ibyo abandi bakora no njye nkurikira. Nk'ubu muri African Girls Hope Foundation ndi hano ariko mfite team nini, mfite board of trustees kandi bose ni abazungu. Ikipe yanjye yose iravanze. Ni ukuvuga ati ibyo dukora byose umva, n'umuntu ushinzwe social media yacu ni umuntu wiriye byose. Umurimo ushaka ko umurimo ugenda neza ugomba kuba honete. Honetete nicyo kintu cya mbere mu buzima. Kandi ntago wabesha Imana, kandi udafite umutwaro w'ikintu ntago wakora wafekinga gukora akantu, ariko mu nyuma Imana ntago yakwemerera gukomeza gukora icyaha cyo kubesha. Na niyo mpamvu usanga bamwe batangiye cyangwa se bagafata amafoto bikarangirira aho, abandi n'aya mafoto akagenda gutyo nta suite. Ariko twebwe
twebwe imbuto yacu iraboneka kubera yuko nimba Beatrice yararangije ishuri ubu nyine sinibaza ko ari umuntu yavuga ati ngo ko turafekinga, sibyo? Ni ukuvuga njyewe umuhamagaro wanjye ni uko nubwo ntari pasiteri ariko mu gukorera Imana kwanjye nifujije ni ukugira ngo mpindure ubuzima bw'umwana w'umukobwa, bitari ibintu byo kuvuga ati ngo ni ugupfa gukora kubera ko abandi babikoze, oya, ni ikintu cyamvuye ku mutima. Dr. ni Zahabu, ufite experience y'ibihugu byinshi Yego. wagiye ubamo mu bihugu byinshi, ube impunzi cyangwa se Kinshasa, Manyema, Burundi, Rwanda, Kenya, mbere yo kuja muri Amerika. Ibyo bihugu wanyuzemo muri ubwo buzima waciyemo, niye experience wakuyemo cyangwa se niki wavuga ngo ni wabihuza gute n'uriwe uyu munsi? Hanyuma ikindi niki wabwira abantu bari muri ubu buzima bw'impunzi sate badafite ibyiringiro by'ejo hazaza, bakurebera bakavuga ngo mugire hope kuri iki kintu, watubwira iki? Yego, murakoze cyane Sister Zahabu. Yes. Kuri ibyo bibazo koko hamwe n'umuryango wanjye cyangwa se aho mvuka, papa na mama n'abo mvukana nabo twanyuze mu bihugu bitandukanye. Kuva tuvuka, kuva mvuka njyewe, ababyeyi kera bari bamaze kugenda i Manyema, niho twatangiye gukurira, barumuna banje bose niho bavukiye, ahantu hatariho n'umunyamurenge n'umwe. Ibiryo twariye sinabivuga hano ariko murabizi bitandukanye. Twize culture zitandukanye, culture zitandukanye, twiga kubana n'abandi n'ayandi moko atari amoko y'iwacu, twiga imvugo yabo, noneho bitwigisha kubana n'umuntu uwo ari we wese, sibyo? Kandi ababyeyi banje ni abantu bagira impuhwe y'abantu, nubwo ntago bari bafite amafaranga menshi tuvuge yo gufasha abantu, ariko ni abantu bakira abantu. Icyo ni ikintu kimwe nize mu buzima twabaye n'igihe twabaye mu nkambi. Njye nibuka mu nkambi yo mu Rwanda hariya Kamembe, twari mu nkambi tukagira abashyitsi buri gihe tukabakira, kandi ntacyo twabuze cyo gusangira nabo. Muri ubwo buzima bwose nize urukundo, nize biciye mu babyeyi banje kwita ku bantu, nubwo udafite icyo wabafashamo ariko ugasangira nabo icyo ufite. Icyo nicyo nize, kandi ku bwanjye ngiye byaramfashije. Navuga yuko no kwita no ku ubuzima bw'umwana w'umukobwa ni bimwe, ni sose yazo n'ibyo naboneye no mu babyeyi, ukuntu bitaga ku bantu batari na bene wacu. Navuga yuko ntago twigeze kuba mu nzu twenyine tudafite abashyitsi. Hari igihe turi hano muri Kenya, hari igihe twigeze kugira abashyitsi twese hamwe tuza kubara, twari abantu abarenze 30 mu nzu. Turi mu buzima se bumeze gute? Nk'ubw'abandi bose bubi. Ibyo nibyo nize bimwe mu buzima bugoye bwo kuba uko abantu bagira, abana b'abakobwa bashaka kwambara base nk'abandi, ugira ibintu byawe nawe wumva, ariko ntabwo biba bishobotse iyo muri mu buzima bugoye. Ariko se niki gituma cyatumye njyewe nkomeza kugira ibyizigiro? N'ababyeyi banje. Kugira umubyeyi wamenye Imana n'umubyeyi kugukomeza kukwegera akakwigisha, akakwereka yuko, akaguha izo mbaraga no kwizera yuko uzaba umuntu muzima, ni ibintu byakomeza kuba mu mutwe wanjye. Nta majambo mabi numvishije mu babyeyi banje. Amajambo yose bambwiraga niyo kunereka yuko papa yigeze kumbwira umunsi umwe, arambwira ngo uri umuco w'umuryango wacu. Nza mbyibuka, aravuga ati ngo nugenda nabi aba bandi bose bazifata nabi. Ndashima Imana yuko no munsi navuga yuko mu bana bacu twese uko tuvuga, Imana dufashije turacyakomeye mu Mana, kandi twese twarashatswe, n'abasaza bange barashatse mu nzira nziza. Nge mbishimira Imana. Buriya ndi umukobwa wa mbere iwacu. Igihe papa yabimbwiye gutyo ngo ndi umuco w'urugo rwacu, nahise numva ni nkaho anambitse
kofia Mm. isapo ya responsabilite. Nange amasengesho yanjye yo kuvuga ati Imana uzamfashe nzifate neza, nzagende neza mu buzima bwanjye kugira ngo barumuna banje nabo bazabonereho iyo nzira ndimo ndagenderamo, kandi niko byagenze. So icyo nshaka kubwira iyindi miryango ni iki? Ni ababyeyi cyane cyane, ababyeyi bacu buriya umwana, amagambo yose ababyeyi batubwira turayagumiza mu mitwe yacu, na niyo mpamvu iyo wubaka hope wawatura yes nige jambo urakoze, wawatura neza ku bana bawe ukakomeza kubaturira, ntubereke ibibazo gusa, bereke yuko ejo uzaba umuntu muzima, uzakomera, uzafasha isi, ibyo bintu byose. Ayo magambo niyo umwana azagendera ko agakomeza kuba mu mutwe, noneho umwana aza yibuka ayo magambo, noneho agashaka no gukora cyane kugira ngo agere kuri icyo kintu umubyeyi yamubwiye. Byo nibyo byamfashije mu kuvuga ukuri pe ababyeyi banjye. Sinzi nimba nagusubije sister. Yego. Ni Joyeuse, ikinyamakuru ni Mama Mulenge. Ndashaka kubaza utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere, igihe wagize rino igerekwa ryo kuba wafasha abana, ese ni ukubera ko wabaye mu buzima bugoye, cyangwa ni ukubera ko wari ugeze muri Amerika, tuzi Amerika ko ari igihugu cy'amafaranga abantu bose, cyangwa ni ukubera ko wari ugeze mu gihugu wenda ufite ubushobozi? Murakoze cyane sister Joyeuse ya Mama Mulenge media. Murakoze cyane kandi ndabishimiye namwe. Impamvu nyamukuru, icya mbere nari navuze mbere yuko umubyeyi wanjye yari yarambwiye amakuru y'ubuzima bw'abakobwa b'iwacu n'ukuntu abakobwa b'iwacu basizwe inyuma. Nkiri umwana muto nari namubajije impamvu umukecuru wanjye atazi kwandika no gusoma, ariko cyane cyane ikintu cyanteye n'imbaraga nyinshi, aho niho vision yatangiriye n'uwo mutwaro. Ariko icya kabiri kinini ni ubuzima twanyuzemo. Ndi hano muri Kenya, urumva twageze hano mu bihumbi bibiri na kabiri mu bihumbi bibiri na kabiri nicyo gihe twageze muri Kenya. Icyo gihe nta cyongereza nari nzi, igiswahili cyo muri Kenya ntacyo nari nzi igiswahili cyacu muri Congo. Noneho tukaza tuburirwa uburyo, nari nzi Lingala y'Ifaransa n'igiswahili cyacu. Noneho nziga gute? Biradukomerana. Papa nk'uko yabivuze ejo bundi, ni ukuri byari bigoye. Desita University, aho navuye i Burundi, twavuye i Burundi tuza hano nararangije segonderi i Burundi. Mbese amashuri yanjye nayize mu bihugu bitandukanye. Primaire nayize i Manyema na Lubumbashi, Likasi aho twabaye. Segonderi intambara ibaye turahunga tugenda mu Rwanda, nize Gisenyi kuri college Nyemeramihigo, nayo sinaharangije, tugenda i Burundi niyo narangirije segonderi. Noneho tuza kuza muri Kenya. Hanyuma rero hano muri Kenya niho nagombaga gutangira kwiga university, byari bigoye. Desita University icyo gihe yari mu mashuri ya mbere abiri makuru meza muri East Africa, kandi ahenze, ari prive, yarahenze cyane. Nge nibuka nahasanze umubyeyi umwe, Pastor Mikebanyi, niwe yarimo arahigira icyo gihe. Nta wundi munyamurenge wari uhari, ariko ababyeyi bakakomeza kuvuga ati ngo nzarangiza ya hope bazarangiza. Ni igitangaza kugira ababyeyi biringira Imana, nta kintu gihari cyo mu mufuko n'Imana. Amfete no mu bwana n'icyoza bavuga ngo twe turababyeyi, ariko umubyeyi wacu twese ni Imana. Natangiye Desita University mu kwizera, abantu bamfasha, abo twiganaga bamwe bakatransferinga amafaranga yabo bakayohereza muri konti yanjye kugira ngo mbone uko nkomeza. Abandi, uwundi mudamu wangiriye vraiment impact mu buzima hano muri Kenya ni uriya mudamu w'umuririmbyi Helen Mutawali. Nawe tukazaga tugenda kuririmba, amafaranga bamuhaye nawe akatugabanyiriza twebwe abaririmbyi, utwo yampaye njyewe nkatubika kugira ngo dushyire hamwe
nkagendaga dushyira mu ishuri nane ku kigo kuri comptable kugira ngo mbashe gukomeza kwiyandikisha kandi kugira ngo nzabone uko nkomeza n'ishuri. Noneho hageze mu imyaka 2 irangiye ishuri baranirukanye. Bamaze kunirukana niho nagize ibibazo bikomeye. Urumva kwirukana umwana ugeze mu urangiza imyaka 2 nayo ugifite n'amadeni menshi pe, kubera buri semester ntago narangizaga kwishura, nubwo nagiraga utwo duto inshuti bamfashaga ariko ntago yarakwiye mu kurangiza mu kukavaringa term. Ariko igihe banirukanye burundu nicyo gihe naje kumenya kabisa birarangiye. Aho niho numvaga ibintu byose mbese naza nibaza ya mana ya papa irihe, ya mana ya mama irihe, ya mana nsenga irihe, ya mana yandinze intambara ikinshasa irihe koko. Nibaza ibibazo byinshi, so ni ukuvuga ati impamvu nyamukuru nayo yatumye ngira n'umutwaro cyane n'umwete mwinshi nicyo kibazo nagize nange cyo kubura amafaranga ishuri hano muri Kenya. Nagize imana abantu baje ku ishuri baranishurira bakavaringa minervale yose. Inza mbwira abana bacu bato ushobora kugira tala mu Kinyamurenge impano. Njya nkomeza abantu impano ushobora kugira ishobora kukubyariramo umusaruro ukomeye. Impano yawe ishobora kuguhindurira amateka yawe, impano yawe ishobora kugufungurira umugisha wawe. Mu mpano yanjye yo kuririmba niyo umugisha wanjye wo kubona scholarship yavuye ndangiza Desta. Iyo niyo igihe narangije njya nibuka muri graduation yanjye navuze yuko nzafasha abandi bana. Nicyo gihe njya nibuka mvuye muri Kenya muri 2008 ngeze muri New York kuri aeroport, rya jambo ryahise ringaruka mu mutwe, uzafasha uwundi mwana w'umukobwa. Naho njya nibuka yuko iryo jambo ryakomeje kuba mu mutwe buri munsi buri gihe. Naho byatangiriye kandi ndashima nuko byakomeje. Urakoze cyane. Hari akandi kabazo ngiye kukubaza. Uri umudamu kandi wabayeho kugira ngo ube umudamu wabaye kuba umukobwa, kandi uri umunyamurenge, kandi mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge hari ikintu nyine tugira cyo gupfobya umwana w'umukobwa. Ni ikihe kintu wabwira abadamu mu ruhare rwo kurera abana b'abakobwa? Ese babarera gute? Ni izihe mbaraga bakora kugira ngo umwana w'umukobwa nawe yige, ntibamushiremo mind zo kuvuga ngo umwana w'umukobwa gusa ni ugushakwa wewe nico? Urakoze. Nari ntegereje icyo kibazo. Icyo kibazo ni cyiza cyane kuko tudahanye amakonseye cyangwa se tudahanye impanuro cyane ku babyeyi ntacyo turimo turakora, kuko buriya mubyeyi niwe aba ari kumwe n'abana biwe buri gihe, buri munsi uri kumwe n'umukobwa wawe buri munsi, sibyo? Cyane abamama, reka mbwira abamama bacu, mbere uko umubyeyi cyangwa se papa amenya ikibazo umukobwa afite, mama aba yakimenye kera, sibyo? Ni ukuvuga ati mama ufite uruhare runini mu kurera umwana wawe w'umukobwa cyangwa se abana bawe bose, yaba umukobwa n'umuhungu. Noneho mu gihe Imana yaduhaye ubwo buntu bwo kugira ngo abana batwegere cyane, kuko njye mbona kenshi abana batinya ababyeyi abapapa, ariko buriya umwana yigira nabi cyane ku mubyeyi w'umumama ni kuri ko aba yisanzuye, sibyo? Abapapa barabaha iyo respect, ntabwo bagenda kwigira nabi ku mubyeyi w'umupapa, ariko ku mumama ni kubera ko batwisanzuraho. None mu gihe abana batwisanzuraho, tujye tuboneraho n'umwanya wo gufasha abana bacu, tukabegera, ukamenya ubuzima bw'umwana w'umukobwa wawe bwa buri munsi, Reka mbabwire akantu kamwe umukecuru yazaga akora, mama wanjye. Wari ukuriye abana b'abakobwa mufite inshuti z'abana b'abahungu bene uko. Noneho njyewe abashuti banjye bose nazaga mbazana mu rugo, yaba ari umuhungu yaba ari abakobwa, bakaza mu rugo. Uri inshuti yanjye uraza mu rugo. Noneho
umunsi umwe inshuti zanjye twiganaga baje mu rugo baje kudusura, noneho batashe twese turabaherekeza n'ababyeyi tukabaherekeza. Noneho tugarutse mu rugo umukecuru arambwira nguriya umubyeyi yakubwiye gutyo nguriya abazi icyo ari ukuntu yabonye umwe muri bo ashobora kuba atari mwiza. Ni ukuvuga ati ijisho ry'umubyeyi rirakomeye. Umubyeyi aba azi yuko hariho danje, hari ikibazo. None rero ababyeyi twegera abana, ndabizi ko mu bihugu biriya ababyeyi babuze umwanya wo kwegera abana babo. Ababyeyi bagiye mu bintu by'akazi, amashifuti yo gukora amasaha menshi kuko barashaka ubuzima, abana babuze ababyeyi. Nifuza yuko umubyeyi wese yaba ari hano muri Kenya naho hamaze kumera nko muri Amerika, naho habaye amashifuti menshi cyane hano muri Kenya. Ugasanga umubyeyi yagiye mu cyaro, abana basigaranye nande umukozi ntabwo ari we agomba gukorera umwana wawe. Umukozi ntabwo ari we uzamuha impanuro y'ububyeyi. Mujye mugira umwanya n'abana mu masaha yose mukorera, ntihakazahabure isaha y'umwana n'umubyeyi wiwe, kuko nimutamenye ibibazo byabo bazagenda mu bandi bantu bababwire ibitari ngombwa kandi bagendere mu nzira mbi, bibe ikibazo. Umubyeyi uze kwisanga umwana kera yagiye mu bindi bibazo kandi udashobora no kubigarura. Cyane cyane mwegera abana banyu. Dr. Faraja urakoze. Reka nkubaze, abana ufasha hari amwabuzi wenda nabo utazi, sibyo? Kandi wenda siko wenda ari abenshi ntabwo bazi, ni uwo muhamagaro nyine wagize kandi uri umumama. Ni ikihe kintu watubwirira abamama bafite amafaranga, tureke no muri Amerika, Canada, Australia, ariko nyine ku buryo nyine baza bagafatikanya n'abandi kuzamura izina ry'umwana w'umukobwa? Ndashimye cyane kuri icyo kibazo, kandi nicyo gukangurira abandi bamama bari mu mahanga. Ni ukuri ndabasabye bivuye ku mutima pe, umuntu wese wagiye hanze ntabwo yabura ubushobozi bwo gufasha uwundi muntu, cyangwa se umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu, simbizi, buri muntu aba afite umutwaro wiwe. Icyo ushaka kubakangurira ni uko utekereze aho wabaye mbere, aho wavuye. Nimba warabaye mu nkambi hano muri Kenya, nimba warabaye i Bujumbura, nimba warabaye na Kivala cyangwa se mu Bugande cyangwa se ahandi mu buhungiro, Imana ikaba yaragutwaye hanze, yaragushikije irihe, eske uribuka amasengesho wasenze wabwira Imana, Mana ningera mu mahanga nzagukorera? Ayo magambo mujye muyibuka. Kandi gukorera Imana si ugukorera umuryango wawe gusa. Abana dufasha abenshi bose ntabwo ari abarundi babongera, ntabo. Amasengesho waririye Imana ukiri mu buhungiro uvuga ati muzakorera Imana, murabikora? Ntabwo ari ukubura amafaranga. Amafaranga arahari, amafaranga abantu bari hanze barayafite, kandi kugira ngo uhindure ubuzima bw'uwundi ntabwo ugomba kuba miliyoneri. Ntabwo wategereza ngo nimba miliyoneri ngo nicyo gihe nzagira ubushobozi bwo gufasha abantu. Ntabwo ndi miliyoneri, ntabwo ndi biliyoneri, ntabwo ariya make hamwe n'inshuti mubana nabo mushobora gufatikanya ubushobozi mugahindura ubuzima bw'abandi, mutarindiriye kuvuga ati ngo mfite bene wacu nanjye ndimo ndafasha. Ntabwo ari Yesu yaziye bene wabo, ntabwo yaziye ubwoko bwiwe, yaziye umuntu wese. Eske ushobora kuba nk'umumama ukarepresenta Yesu wawe mu gufasha abandi? Apana mwene wanyu, apana mu nzu yanyu, uwundi muntu atari umuntu w'iwanyu. Dr. mbaza icyanyuma nubwo amasaha yagiye, kano kanya hari abakobwa bari kugukurikira, ababyeyi babo babasaba kwiga, ntibabyumva, ntibabikozwa. Ese bumva ko baravuga ati nka mama cyangwa nka sister wanje igihe yashakiwe, mbese iwe muri mindset ye harimo gushakwa gusa. Nawe gitaniye na kiriya yabajije, ariko kano kanya umwana w'umukobwa uri kugukurikira watumwe ku ishuri n'umubyeyi ariko iwe atari kubyumva, wamubwira iki? Niye message wamugenera? Ni iki
ni ikihe cyiza cyo kuba washakwa ariko ufite icyo wagezeho wize, ni iki kibi cyo gushakwa udafite icyo wagezeho mu bijyanye n'amasomo? Ikibazo cyiza ni ukuri, ndashaka gukangurira abana b'abakobwa bari bigira nabi. Birababaje kumva yuko uri umwana w'umukobwa ufite opportunity yo kwiga ariko utari muriga, cyangwa se ngo ujya ugenda ku ishuri, ukagenda ku ishuri ariko ukagenda gukina ku ishuri, cyangwa se uri umwana w'umukobwa ufite na bene wanyu hanze, udashaka taking advantage y'abo bene wanyu bakwigishe, bakurihira amashuri, uricaye bakohereze gusa amafaranga z'inzara yo kwambara y'imyenda, use neza, mfite mwene wacu hanze, aho kugira ngo umusabe amafaranga y'ishuri. Birababaje, biteye agahinda, biteye agahinda. None rero ibaze rero mu bibazo byinshi bihari mu miryango, ni uko iyo umwana w'umukobwa udafite ikintu uzana mu rugo, ugira ibibazo mu rugo. Nimba udafite icyo wakontribuwa mu rugo, ngo uraje gusa ngo uri umudamu uricaye, none ukarindira ngo mpaka umugabo akore, urababaje. Ibaze bari abadamu bageze mu rwego rwo kuba abaperezida, cyangwa se bageze mu rwego rwo kuvuga ati bafite amabizinesi zabo, cyangwa se bashobora no kugenda ahantu bagakomanga umuntu akabakingurira. Reka mbabwize ukuri abakobwa bacu, ntabwo nagenda kugira ngo umuntu yumve amagambo yanjye, sibyo? Cyangwa se nkavuga ati ngo ndashaka audience kuri universite runaka. Nta universite ishobora kwanga audience yanjye. Kubera iki? Mfite amashuri, ndi umumama, ndi umubyeyi w'abana, sibyo? Kandi ikindi icyo mpresenta ni iki? Ni uko aricyo mbashira nanjye. Wewe wanga kwiga uno munsi, niki uzatwara mu rugo rwawe? Ese uriya muntu uzagushaka kuzaba ugiye kuba umutwaro kuri we? Abana uzabyara uzababwira iki? Muri iki kinyejana tureke abamama igihe cyabo cyararenze, cyarigiye uko nyine, ariko ubu nyine wewe urimo uranumva nk'umwana w'umukobwa, ahejo hawe hazaba hasa gute? N'uwo mugabo wumva yuko ashobora gushaka, kandi benshi basigaye bashaka ngo ararindira umugabo wo hanze. Please, abagabo b'abanze nabo baragowe, cyangwa se umugore wo hanze nabo barashaka ubuzima, barashaka nabo abantu bafatika. Nturindire ngo mpaka uwundi muntu wageze aho ageze ngo ariho ugenda kuririraho. No, gira icyo nawe uzazana mu rugo rwawe, n'uriya muntu nawe akubahe. Ntabwo umugabo azagusuzugura aricyo nawe wazanye mu rugo, ufite education yawe, ufite ubumenyi runaka, mugafatikanya hamwe, ntabwo mwagira ibibazo mu rugo, sibyo? Kandi pe mureke ibintu byo kuvuga ati ngo muricaye ngo murindire gusa abagabo bo hanze. N'abagabo hano muri Kenya barahari kandi mushobora kubaka neza. Education, amashuri niyo ashobora kukugurira imigisha yose ushobora kuba ushaka. Ni ukuvuga ati wewe mukobwa urimo uranumva uno munsi, nanjye nari umukobwa, sinari mbuze, ntabwo byari bingoye kwifata uko abandi bose bifata, oya. Ariko kugira ngo ubashe gutegura ubuzima bwawe bw'ejo, ni ubu nyine, ntabwo ugomba kurindira ejo, ni ubu nyine. Iva mu byo urimo, utekereze ku buzima bwawe bw'ejo, uzagira icyo umarira umuryango wawe, uzagira n'icyo uzatwara mu rugo rwawe gifatika, gihesha n'umuryango wawe ishema. Urakoze cyane, kandi dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukurikirana. Uyu ni umuyobozi wa African Girl Hope Foundation. Nagize ikibazo, sinzi niba uza kukinsubiza. Ni nkaho ubu nyine muri community yacu ufite abakobwa beza afite imari.
none wewe Eh, kurabwira ngo abantu ngo banze bareke gushakwa. gushakwa banze bige. Mm. Ubu nyine hari umugabo cyangwa se umubyeyi afite abakobwa ategereje abakwe bo hanze bafite amafaranga, abakobwa 3, abakobwa 4, nta bundi bushobozi afite, karabarangirizamo ubushobozi, kuja gutura mu nzu nziza, kubona ahantu heza. Uwo mubyeyi kurumva utagiye kumwicira isoko? Iryo soko, nta soko rihari. Reka nkubwire ko iryo soko ntarihari pe, ntarihari. Nakwivuze ko isoko rya mbere yashaka mu buzima bw'umwana ni isoko ry'amashuri. Yego. Sibyo? Naho isoko ryo gutuma umwana ashakwa ngo ku muntu wo hanze ifaranga, uwo muntu aba ari mu buzima bugoye nawe, aba ari mu buzima bugowe. Kandi ikindi, ziriya faranga bashobora kohereza 1, 2, 3, hari igihe ziza zirangira, umuntu akaruha, hakaba ibibazo. Noneho kwa kumenyera kohereza amafaranga bikarangira, imiryango ikagira ibibazo. Sibyo? Umuntu ashobora kohereza amafaranga ubunyere kuri ko ashaka umukobwa, sibyo? Noneho amaze kubona umukobwa ya mafaranga akayakata, uzasubiza umukobwa wawe mu rugo? Birahaba, sibyo? Hari amakese menshi ameze gutyo cyane, kuko icyo washakaga na amafaranga, naho uriya we ashaka umukobwa, namara kumugeza mu rugo ya mafaranga yakate, uzagira gute nk'umubyeyi? Uzatangira kuvuga ngo umukobwa wanjye yashatswe nabi, sibyo? Yamwibaza icyo kibazo. Isoko rya mbere mugomba gushakira abana banyu ni isoko ry'amashuri, aho niho ifaranga zose zizavira. Naho gutuma gukonekita umwana gusa ku muntu uri hanze ngo kubera ko afite amafaranga, ni ugukatisha ubuzima bw'umwana, ni ukumushyira ahantu muri risiki. Nanjye ni Alice kuri Mama Mulenge, nari mfite iki kibazo yari agiye kubaza nanjye kukibaza ariko yambarije. Hanyuma naringize ngo kubera ko twebwe kenshi dushora ubwenge bwacu se cyangwa ibitekerezo byacu ku bahungu bo hanze, nk'uko wavuga, ugasanga abana benshi barangarije hanze ntibige. Na hano bababwira ngo hari abantu bashoboye kubishurira bakanga kubera ko bategemeye hanze. Nagiraga ngo tubwire itandukaniro ry'umuntu wizeho hanze n'utarize ukuntu bimera, kugira ngo n'aba bakobwa babe bareba ukuntu bagomba kwiga, kugira ngo nibanagera no hanze batazovunika cyane se cyangwa batazabaho mu buzima bubi. Kuko uri mu gusanga muri iki gihe hari umuhungu ushaka umukobwa utarize kandi nawe atarize, ugasanga gusa ngo bategemeye kampani. Tubwire kuri icyo kintu. Urakoze, icyo kibazo ni cyiza nacyo kandi kiri very strategic. Ni ukuvuga ubuzima bw'umuntu wize n'utarize, sibyo? Reka mbabwize ukuri, abantu bari hano muri Kenya, abantu bari hano muri Kenya nibashaka bige, bose bige pe, kubera ko amashuri yo muri Kenya ari equivalent na porogaramu nyinshi zo muri Amerika. Nigiye hano narangije lisansi yanjye hano, bachelor's degree hano. Igihe nageze iriya ntabwo byangoye gukomeza na maîtrise. Amanota yanjye yose nabonye na transcript zose bahise babifata, byari equivalent, mbese byari bingana na lisansi yari muri Amerika. Nta gihombo gihari cyo kwigira hano abe na gito pe, nta gihari. Noneho ugeze niriya ufite n'ayo mashuri, kameme uba ufite aho utangirira, ntabwo utangirira kuri zero. Biratandukanye, ntabwo utangira kuri zero. Reka ntange example gato y'abantu bigiye mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu biga mu Gifaransa. Aho biratandukanyeho gato, kubera yuko baba bafite amatranscript cyangwa se amadiplome yabo ari mu Gifaransa, n'amakuru amwe atari equivalent n'izo muri Amerika. Noneho abo uko bigenda ari porogaramu zihari zo guhindura cyangwa se ukemera gusubira umwaka umwe kugira ngo ugire
amanota cyangwa se diplome ingana na level yo muri Amerika, kandi si ikibazo gusubira umwaka umwe, sibyo? Ariko uba ufite icyo aho watangirira umaze kugera hariya, nicyo wakwerekana naha nagejeje, sibyo? Noneho nkanje igihe nageze hariya byose narabikoze, nahise nkomeza na maîtrise kuko nigiye hano lisansi. Ntago byamgoye no kubona akazi nashakaga ko muri organisation. Nakoze mu myaka 10 n'igice, hafi 11 nakoze na organisation ya Billy Graham cyangwa se Samaritan Purse International Relief. Ni imwe mu organisation manini azwi ku isi, sibyo? Ntago nari kubona ako kazi ndafite diplome ndafite lisansi cyangwa se bachelor's degree, ntago nari kukabona, sibyo? Ibaze rero abantu kenshi biwacu birukira mu mafaranga y'amakampani, si mabi, n'amafaranga nayo arafasha pe, ariko aravuna cyane cyane yuko n'amakeniko menshi atuma n'abantu barwara n'indwara zitandukanye. Ariko buriya iyo cyane reka mvuge ku bana cyangwa se ku miryango bakiri bato bashobora no gukomeza no kwiga, twakoze conference y'abajene umwaka ushize muri Texas. Turimo turakangurira ibintu byo kwiga no mu mafamiye akiri mato, dusharinga story zacu twese, twari kumwe n'abandi bashuti banjye, Dr. Serafine na Dr. Felix. Noneho umwe mu bapapa, umugabo akiri muto, yarashimishije cyane, yarahagutse aravuga ngo jewe ngo kuva uno munsi ngiye gusubira ku ishuri, ngo nimba namwe mwarabigezeho kuko inje ndashobora kubigeraho, kugira ngo ibyo ndimo ubu nyine biba bindistractinga abireke agere nawe kuri icyo kintu, sibyo? Yarabikoze kandi ubu nyine ari ku ishuri ubu ni umwaka we wa kabiri. Icyo mvuga ni uko nta kintu washyiramo imbaraga ureke kukigeraho. Hariho gukora amakampani biravuna kandi ukareba n'imyaka umuntu afite, hariho indwara nyinshi zituma, kubera ko uri mu makemiko buri gihe n'umubiri uraruha. So difference iri hehe? Akazi ko kuma administration ntago kavuna mu mutwe gusa, karavuna mu mutwe, ariko nta kazi ubwo wumva yuko udashobora kugiramo, tuvuge n'indwara ziza mu buryo butandukanye, ariko nta kazi katavuna, katashobora kuvuga ati ngo kubera ko wakoze uyu murimo waviriyemo indwara runaka, no. Ariko ikindi ni uko mu gukora mu ma organisation cyangwa se mu mabiro birashoboka, gusa nuko abantu bataza babikunda ko amasaha bamara mu makampani niyo menshi na niyo abahereza amafaranga menshi, na saa 11. Ariko abandi ayo yandi bashobora gukora n'amasaha 12 cyangwa se amasaha menshi, akabona amafaranga menshi, naho bitandukaniye. Yego, turagushimiye kubera ko wemeye kubana natwe mu kiganiro. Tugana ku musozo, abadukurikiranye turabashimiye. Reka mbaze kino kibazo kugira ngo, kubera ko uri umuyobozi, mukora ryari gufata abana, ufite nk'umwana wuje iyo kiriteri, ni ryari yo uza kwiyandikisha, cyangwa se bikorwa gute ku buryo uwo mubyeyi udafite ubushobozi ashaka kuzana umwana muri no shirahamwe? murakoze cyane. Igihe cyo gufata abana kiba kiri nko ku mwisho w'umwaka, kuva mu kwezi kwa 10. Icyo gihe timu yacu itangira gukora assessment no kureba abantu bose bakoze ama application yo gusabisha, bakanyuramo mu madokima yose bafite, ama formulaire, ama applications zose bafite, noneho hagatangira kuba select no kureba abana bujuje amategeko yose yo kugira ngo bafatwe.
kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 niyo ya nyuma ntabwo bashobora gufata kandi abandi bana. Turagushimiye cyane. Hanyuma kubera ko twakurikiranye n'abantu benshi, harimo abantu bafite ibibazo, babona ko nta cyizere cy'ejo kigihari, kandi kamvuge koresha iyo terime, uri umwana wakuriye mu batambyi, wizera Imana kandi wizere ko Imana ishobora guhindura amateka y'umuntu. Ariko kashiramo kano kantu, amateka y'umuntu ahinduka ariko nyiri umuntu yashizemo imbaraga. Yego. Kubera ko uri umwana w'umutambyi, kandi hano akenshi hano dufite amacano ashari iyobokamana, aheza icyizere abantu ko ejo ari heza. Two gusaba kubagenera mesaje y'ibyiringiro cyangwa se kubashiramo inkomezi. Iryo ni rimwe. Ikindi cya kabiri, kubera ko abana b'abakobwa ni abana buri gihe mu muryango, muri community yacu badafite agaciro, aho baremeshe ubabwira ko ejo ari heza, kandi bibana byiza niba bitakugoye wasenga tugana ku musozo. Murakoze cyane, kandi ndabashimira mwese kubera ko mwatugiriye icyizere cyo kugira ikiganiro, tukaba turi kumwe namwe. Icya mbere, nifuza yuko umuntu wese udukurikira yuko mu bintu byose dukora mu buzima, Imana igomba kuba ariyo ya mbere. Ugomba kwizigira Imana mu bintu byawe byose. Njya nibuka ijambo mu Baroma 11:1 ivuga ibyerekeye kwizera Imana. Wizera ikintu utarakibona. Urizera ikintu utarakibona ariko ukabona ni nkaho ugifite. Iyo niyo Mana nizeye. Icya kabiri, muri Psalm 71, Psalm 71 iravuga ku ijambo rivuga ibaza where my help will come from. Ese ubufasha bwanjye buva hehe? Iravuga ngo, ndarambura ko translating mu mutwe, ndarambura amaso yanjye. Yego. Psalm 70 yambereye ijambo ryiza. Help yanjye yose naramburiye Imana yanjye amaso, iranumva, irabikora. Icya gatatu, abana bose b'abakobwa badukurikira n'abamama, nifuza yuko mwagira ibyizigiro by'ejo, ariko naho ushobora kuba Imana yaraguhaye opportunity cyangwa se ikintu kiri imbere yawe cyo kugufasha ariko ntukibone, kubera yuko uri distrait, uvangiwe n'ibintu byinshi byo kumva yuko ubuzima buhari nubwo kugenda hanze gusa. Ubuzima butangirira hariya uri, niho changement yawe itangira. Kandi ntabwo ugomba kurindira uwundi muntu kuguhindura ubuzima, wowe nyine ugomba kwiyakira uko umeze, noneho ugasenga Imana, noneho ikanyura muri abo bandi bantu bakaguhindurira ubuzima. Wiyakire mu buzima urimo, senga Imana, Imana izakoresha abo ishobora gukoresha ikabaguhindurira ubuzima. Abana b'abakobwa, mwige, nta gihombo kibaho cyo kwiga. Icya kabiri, wewe wumva yuko uzaba umubyeyi ejo, utegure ubuzima bwawe mu mashuri, utegure mu buzima bwawe mu kwizera Imana, kugira ngo n'imbuto zawe uzabyara bazakurebereho, uzagira icyo ubamarira n'isi yose. Murakoze cyane, kandi kuba twabanye namwe muri ibi biganiro. Ariko ndashaka gushimira abo dukorana nabo. Yego. Sinakora uyu murimo njyenyine, ntabwo njya nkukora njyenyine. Ndashimira team yacu yose ya hano muri Kenya, Guillaume, Uncle Clement, Uncle Claude uri muri Canada, na bode yanje iri muri Amerika, abandi bantu dukorana nabo mu Burundi, mu bihugu byose.
Imana ibahe umugisha, nibo bahura n'ibibazo byose bya organisation hano, na nibo badufasha gukemura n'ibibazo. Imana ibahe umugisha ku murimo mwiza bakomeje gukora. Reka dusenge Imana. Yego. Kandi ndifuza gusenga mu mvugo y'iwacu. By the way, ndashima nuko namenye imvugo y'iwacu. Mana turagushima ukuri Imana nziza, turagushima Mana yuko uri Imana yacu, turagushima Mana yuko watugiriye neza turakumenya tukiri abana bato. Mana ndagushima ku ma media zacu zose Mana wabahaye ubumenyi Mana bwo gusakaza inkuru nziza, inkuru zo gufashanya, inkuru zo gukangurira abandi Mana mu bintu byiza. Ndagushima Mana yuko wabahaye uwo mugisha n'ubwo butware niyo talent yo kubikora. Ubahe umugisha Mana, n'ababakurikira bose Mana ukomeze kubakomeza kubagira neza. Mana ndagusaba yuko abatwumva bose, ababyeyi, abana b'abakobwa Mana uno munsi wa none ubafungura imigisha yawe yo kumva, yo kumenya gutegura ubuzima bwabo bw'ejo. Mana ababyeyi bose Mana ndifuza yuko data watwigisha kumenya kwegera abana cyane, uduha imvugo nziza ituma Mana abana bacu batwumva, uduhe Mana ubumenyi n'amagambo abana twababwira ibintu bakatwumva cyane kurusha uko bumva ibintu byo hanze. Mana ugira neza ko waduhaye abana, none Mana utwigisha uko tugomba kubarera. Nubwo abana bamwe bari hanze no mu bihugu bitandukanye na hano muri Kenya, Mana ndashaka yuko data wera, ndasaba yuko Mwami Yesu watwigisha kurera abana bacu. Urakoze Mwami, uri Imana nziza, tugira neza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane abadukurikiranye, turabashimiye. Hano twari amacano atandukanye, muzagenda mukurikirana kino kiganiro. Turabashimiye kandi niba mutarakora subscribe muyikore. Kuri mikoro ni Musore Kibinda, mugira umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza.